turabashuhuje kuri From TV igitoki cyo mukwe. Imana ibaha umugisha. Tubashimiye kuba muduteza amatwi isaha ku isaha tubagezaho ijambo ry'Imana. Kadusenga Imana kubwo ijambo ry'Imana tugiye kumva. Reka dusenga Imana. Mana yacu turagushimye turaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga, uri sambi tarumba, uri umukozi w'umuhanga. Sinajyawe nirahabwe icubahiro uhereye umunsi tuguhaye icubahiro, tukongereye icubahiro nyiri bihe nyiri ngabo Imana giteca amahanga. Twaragambye turacumura, aho tugeze turacumura, titwashikira ubwiza bwawe. Reka uzutubabarire, reka uzuganze mu mitima yacu, reka uzutugire neza. Twakoze ibyangwa n'amaso yawe ntitwashikira ubwiza bwawe nyiri ngabo Imana, reka uzutubabarire. Reka amaraso yamenetse ku musaraba aza tweza ibyaha byacu. Uhereye umunsi ndamagana imbaraga z'abazimu, imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'ibyoherano mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye umunsi ndasenyaguza, ndafunga amarembo y'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Ndategetse mu izina rya Yesu, reka uzuganze, reka uzubane natwe kandi utugirire neza. Reka uzurwane intambara ku buzima bwacu. Uhereye umunsi ndamagana imbaraga z'ibitero, imbaraga z'umwanzi, imbaraga z'ibyoherano. Ndatesha agaciro amarembo y'ikuzimu, ndayafunze mu izina rya Yesu Kristo. Reka uzuganze, reka uzutegeke, ni mu izina rya Yesu. Amen. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni igihe gito. Ririra kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo nazongera kuri ukundi. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo nazongera kuri ukundi. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni igihe gito. Ririra kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. O mu babyeyi Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Noneho ntacu umubabaro ntwaye, kuko nza wibagirirwa kwa Yesu. Nziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umuco nguhora iteka. Nziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umuco nguhora iteka. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni igihe gito. Ririra kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazaba w'igitondo gihoraho, nibwo nazongera kuri ukundi. Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Wonga Imana we, Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro. Se mu babyeyi Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro. Se mu bagabo Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro. Se mu bakobwa Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro. Se mu babyeyi Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Kadusome ijambo ry'Imana biboneka muri Yeremiya ibice 40 umurongo wa 4. Haravuga ngo noneho uyu munsi ndakubohora, kuvaneho iminyururu ikuboshe ku maboko yawe. Niba ushaka ko tujyana i Babuloni, uze tugende, kandi niba utabishaka urorere, nzakugirira neza. Imana iduha umugisha,
Imana itugirire neza. Amen. Ceceka mu kigeragezo urimo, Imana izigutabare. Amen. Imana izikurwanirire, Imana izikurengere. Icyanditswe kiravuze ngo noneho uyu munsi ndakubohora kuvaneho iminyururu ikuboshe. Ari iminyururu Imana igiye kubohora ku buzima bwawe. Wowe dukurikiye kuri Foromo TV, ari iminyururu Imana igiye gucagagura ku buzima bwawe. Imana igiye kubohora ubuzima bwawe. Icyobo bagusize Imana ikigukuyemo mu izina rya Yesu Kristo. Zonenenge yatoteze nevo. Imana y'amahoro ije kukugirira neza. Ijambo ry'Imana avuga ngo yewe urengana, yewe ubabaye, ceceka mu kigeragezo urimo. Umaze imyaka n'imyaniko uri ku musozi, umaze igihe kirekire byaranze, umaze igihe kirekire uboshwe, umaze igihe kirekire uri ku ngoyi, umaze igihe kirekire uri mu gihuru, umaze igihe kirekire wihisha. Ariko uyu munsi wa none Imana y'amahoro ije kukugira neza. Imana y'amahoro ije kugutabara. Byanze byakwemera abanzi bawe ntacyo bazagutwara. Imana y'amahoro ije kukugira neza. Icyobo bagucukuriye Imana yagicibishe mu izina rya Yesu Kristo. Zonenenge yatoteze nevo. Uhereye umunsi ari ibyaguhize byose Imana ibitesheje agaciro. Zonenenge yatoteze nevo. Uhereye umunsi akira imbaraga z'Imana, akira ubutabazi bw'Imana, akira kurengerwa n'Imana. Icyifuzo umara imyaka n'imyaniko byaranze, uja ku musozi biranga, uja mu buvumo biranga, uja kuri Kanyarira biranga, uja kuri Ndabirambiwe biranga, uja kuri Songa biranga. Imana y'amahoro irambwiye nkubwire ngo uyu munsi wa none isanye ubutabazi kuri wowe, isanye kurengerwa kuri wewe. Yurukiye ibizanye ibendera ku buzima bwawe, ije kukugirira neza, ije kugutabara. Imana yurukiye mu mutima wawe ko Imana ije kugutabara. Imana icyanditswe kiravuze ngo noneho uyu munsi ndakubohora. Ari iminyuruze zikoshe, ari iminyuze ziboshe amaguru yawe. Imana ije gucagagura. Ye wa mubyeyi we, umaze imyaka n'imyaniko uri ku kigeragezo, umaze imyaka n'imyaniko warabuze urubyaro, umaze imyaka n'imyaniko uri mu nzu warabuze amahoro. Iyo nzu nta mahoro uyifitemo. Ariko uyu munsi umva itangazo rimanutse ku buzima bwawe. Imana irambwiye nkubwire ngo uyu munsi wano Imana izanye amahoro ku buzima bwawe. Imana y'amahoro uyu munsi umusozi gwegura imbere yawe Imana iwukuyeho. Amen. Ni igiki kiguteye ubwoba? Ni iki kiguhangayikishije? Ni igiki cyakubereye ikigeragezo? Ni igiki uhereye umunsi Imana y'amahoro ije kukugira neza. Imana y'amahoro ije kugutabara. Imana y'amahoro ari dosi imaze imyaka n'imyaniko ku buzima bwawe. Imana igiye kubura. Ari urubanza umaranye imyaka n'imyaniko, waratsinzwe uja hehe na hehe biranga. Ariko Imana y'amahoro ije kukugira neza. Imana y'amahoro ije kukuburanira. Imana y'amahoro ari ikigeragezo Imana ikuye ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ari uburwayi Imana ikuye mu nda yawe, ari uburwayi umaranye imyaka n'imyaniko. Amaguru garanze kugenda, ugenda amaguru gakakujya, ugenda amaboko gakakujya, isereri n'inkuku. Imana y'amahoro fataho urukuribwa uyu munsi wa none. Imana isikugirire neza. Imana isigutabare. Zonenenge yatoteze ngo Imana y'amahoro isigukize mu izina rya Yesu. Imana igere mu nda yawe. Imana igire igitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Zonenenge yatoteze ngo uhereye umunsi ndamagana imbaraga z'abasibe, imbaraga z'ibyoherano, imbaraga z'ibitero, imbaraga z'umwanzi. Ibyo byose biri kugutera ndabihagaritse mu izina rya Yesu. Uhereye umunsi senga Imana. Imana izikugirire neza. Imana izigutabare. Imana izikurengere mu izina rya Yesu Kristo. Kadusome ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo 5 umurongo wa mbere. Haravuga ngo Yesu abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara aterura amagambo ati hahirwa abakene mu mitima yabo yuko bazabona Imana. Hahirwa abashavura yuko bazahozwa. Zonenenge yatoteze nebo. Imana idusange, Imana idutabare, Imana itugirire neza. Icyanditswe kiravuze ngo hahirwa abakene mu mitima yabo yuko bazabona Imana. Hahirwa abashavura yuko bazahozwa. Imana igusange, Imana izigutabare, Imana iziguhoza amari umaranye imyaka n'imyaniko. Imana izigutabare, Imana izigukure mu kigeragezo. Ijambo ry'Imana avuga ngo ni igiki kiguteye ubwoba ko ndi kumwe nawe? Ni iki gitumye uhangayika? Uzaca mu mazi ntigazagutembana, uzaca mu muriro ntabwo uzasha. Zonenenge yatoteze ngo uhereye umunsi
ceceka mu kigeragezo urimo, ceceka mu butayu urimo. Imana ije kugukura mu butayu, yewe wa mubyeyi we, Imana ije kugukura mu butayu, yewe wa mugabo we, Imana ije kugukura mu butayu, yewe wa musore we wasenze Imana biranga, ariko uyu munsi Imana isikugire neza, Imana isigusange mu izina rya Yesu, amen. Kubw'ijambo ry'Imana tumaze kumva rero, reka Imana isidusange, isidutabare. Ndakeka yuko iki cyigisho tumaze kwiga ari icukuyemo, ari naho uri gukuye, ari naho uri gusize. Ikigeragezo umazemo iminsi, Imana ije kukigukuramo. Zo n'inenge yatoteze nevo, Imana ije kugutabara, Imana ije kugukura ku musozi. Byanga byakoroha, Imana ije kukugirira neza. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Kubw'ijambo ry'Imana tumaze kumva, kadusenga Imana, dusengera ibyifuzo. Icyifuzo cyakunaniye ugishera imbere y'Imana, Imana isigusubize mu izina rya Yesu. Amen. Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje, uri umukozi w'umuhanga, urera urakiranuka, waremye ijuru n'isi. Nsengeye abagaragu bawe, nsengeye abajakasi bawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka uzubagirire neza, reka uzubatabare mu izina rya Yesu. Uhereye umunsi wakabagira neza, twagushima tukaguhimbaza. Ari ababuze urubyaro, reka urubahe. Ari abamaranye uburwayi imyaka n'imyaniko biganze gukira, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Uhereye umunsi ndamagana imbaraga z'abazimu, imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'ibyoherano mu izina rya Yesu Kristo. Zone nenge yatoteze nevo, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Reka uze wigaragaze, reka uze weshe icubahiro, sinajye nirahabwa icubahiro. Mana yanjye ndaguhamagaye kugira ngo usubane nabo. Ababyeyi ni nguko, abagabo ni nguko, abasore ni nguko, abakobwa ni nguko, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Ijambo ryaravuga ngo nimureke abana batoya bansange, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Uhereye umunsi rero ndabasengeye, mbatureho umugisha, mbatureho amahoro mu macumbi yabo. Ndabasengera mu izina rya Yesu. Arabari kurara badasinziye, ari kurara badafite amahoro, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Reka uzubashigikire, reka ubarwanirire. Ibyanze guhinduka reka bihinduke. Nyir'ingabo Imana, umubyeyi wabuze amahoro, reka uzumuha amahoro. Umubyeyi wabuze icyerekezo, reka uzumuha icyerekezo mu izina rya Yesu Kristo. Reka uzubane natwe kandi tugire neza, tugasonga gutoteza ibyo dusobanura, ibyo dukunda, tugusabanya bisuku mu izina rya Yesu, amen.